Nanone muntu w'Imana, reka dushime Imana ko twongeye guhurira hano ku bw'izina ry'Uwiteka, Imana yacu yambe icyubahiro. Dukomeje rwa urugendo rwo gucukumbura ijambo ry'Imana nk'uko riri muri Daniyeli. Nkunda indirimbo y'ijana na mirongo itandatu na karindwi mu ndirimbo abadiventisite bakunda kuririmba. Igitabo cy'abadiventisite, igitabo cyo guhimbaza Imana mu ndirimbo. Biravuga ngo mwabera b'umwami nimwishimire ijambo rye, niryo rufatiro rwo kwizera kwanyu. Dore yababwiye byose ntacyo yabahishe, kandi ntabwo twabasha kongera kuri iryo jambo ryiza cyangwa kuritubya kuko ari iby'Imana. Imana ihabwa icyubahiro cyane ko yakomeje kutuyobora ku ijambo ryayo, kandi n'ubu ngubu hari icyo igiye kutubwira. Uyu munsi nk'uko twabivuzeho ejo, tugiye kwinjira muri Daniyeli igice cya karindwi, kandi ni igice gitangira ubuhanuzi nyirizina bw'igitabo cya Daniyeli. Ibice bitandatu bibanza byavugaga amateka, cyakora twabonye ko ayo mateka nayo ari igikomeye kuri twe, kuko atubwira imyifato dukwiriye kwifata igihe tubona ubuhanuzi bugenda busohoka. Imana ihabwe icyubahiro. Tugere rero kuganira ku buhanuzi muri ino minsi isigaye dusigaranye igera kuri 14 cyangwa 15, kuko nibwira ko hari undi munsi tuzongeraho nkurikije uko ibyigisho biteye. Imana izadufashe. Ndagushima rero, ndagushima, kandi ni rya jambo ryahanuwe rirushaho gukomera turi kwiganira. Ijambo ryahanuwe, ubu rero tugiye kuryinjiramo noneho mu buryo nyirizina, ducukumbura ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzamugize neza nimuryitaho. Rizababera nk'itabaza rimurika ahacuze umwijima, kugeza aho imwe no mu rututuru izabandura mu mitima yanyu. Uyu munsi tugiye kuganira Daniyeli igice cya karindwi. Daniyeli igice cya karindwi, ariko ntabwo ari uyu munsi tukiganira gusa, kuko ni igice kirekire kandi gifite amakuru akomeye, ahubwo rero tuzakiganira. Daniyeli igice cya karindwi araduha amakuru y'iyerekwa Daniyeli yagize, kandi turasangamo ugusimburana k'ubwami bw'isi ishaje n'uburyo igeze ku ndunduro. Imana idufashe ngo turusheho kugurwa nayo. Tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, uhabwe icyubahiro. Nanone tugarutse mu ishuri, kandi tugeze mu masomo akomeye. Dufashe ngo duhishurire ubushake bwawe, kandi ngo uduhe kumenya icyo ushaka ko tumenya, mu izina rya Yesu, amen. Daniyeli igice cya karindwi, gusimburana k'ubwami bw'isi ishaje. Ndagira ngo mwibutse ko turangije igice cya gatandatu cyasozaga ibyerekeye amateka yaranze uyu munsi umuhanuzi i Babuloni. Iki gice noneho gitangiye icyiciro cy'ubuhanuzi mu buryo bwimbitse bw'igitabo cya Daniyeli. Iki gice kandi ndetse n'ibindi bizakurikiraho ni icyuzuzo cy'ibivugwa mu gice cya kabiri cyerekeye inzozi umwami Nebukadinezari yarose z'igishushanyo kinini kigizwe n'amoko y'amabuye atandukanye nk'uko twabibonye. Ibice tugiye kwigaho bifitanye isano ya bugufi ndetse n'icyuzuzo cy'ubuhanuzi twabonye muri Daniyeli igice cya kabiri. Ibice rero birarushaho kwimbika mu busobanuro bwagutse. Tugiye kujya mu ishuri rya gihanuzi, kandi turasanga byenda kumera nk'ishuri risanzwe, kubera yuko uko umuntu ajya mbere mu masomo niko arushaho gucukumbura bya bindi yahoze yiga, ariko akabibona mu bundi buryo. Ndaguha urugero. Abana muri pirimeri babasha kwigishwa ibice bigize umubiri, bakigishwa yuko bigizwe n'umutwe, igihimba, amaguru n'amaboko, bikarangira gutyo, abana bagacyura iryo somo. Ariko iyo ugeze hejuru gato, wongera kwiga ibigize umutwe, ukamenya ko ariwo amaso, amatwi n'ibindi, ndetse uragenda ukagera hejuru gato, ukabanza kujya kwiga ijisho, none ukwaryo ukamenya ijisho ibirigize, ukamenya ko rifite ibindi bice. Gukomeza ukazasanga umuntu yabaye umusaza akigishwa ijisho, kandi yarahereye muri primaire ari kwiga ijisho. Nuko nguko rero n'iki gitabo kimeze. Tuva mu gice kimwe kiduhaye amakuru, ariko ikindi gice kikazongeraho andi makuru, ikindi kikongeraho andi makuru, ku buryo dufata bagaje ikwiriye muri iri shuri rya gihanuzi. Kimwe rero n'ibindi bice bigize igitabo cya Daniyeli, iki gice nacyo kigishurira Kristo.
twabonye ko Kristo ariwe nsanganyamatsiko y'ibyanditswe kera. N'igice cya karindwi rero gihishura Yesu, kiturondorera uko ingoma z'isi zagiye zisimburana uhereye kuri Babuloni, Abamedi n'Abaperesi, Ubugiriki ndetse na Roma, kandi ku iherezo tugahishurirwa Kristo nk'umwami. Muri icyo duhishurirwa igikorwa giheruka dutegereje ku ndunduro y'ibyahanuwe, ubwo Yesu Kristo azahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Iyo ngiyo niyo nsanganyamatsiko nyakuri y'iki gitabo, by'umwihariko iki gice cya karindwi. Ni Kristo nk'umwami wacu n'umukiza. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. Ubwo nibwo amasezerano yasezeranijwe abamwizera, nk'uko yavuze muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 2 avuga ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, kuko mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi, kandi yaba adahari mba mbabwiye, kandi rero ngiye kubategurira ahantu kugira ngo aho ndi namwe muzabe. Ayo masezerano Yesu yasize asezeranye, ubwo nibwo azaba yuzuye, kuko ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Kandi ubwami bwayo ni ubwami buzahoraho iteka, kandi ubutware bwose buzajya buyikorera buyumvire, nk'uko iki gitabo kibivuga ku murongo ku gice cya karindwi umurongo wa 14 n'uwa 27 tugiye kwinjiramo. Imana ifasha abantu bayo kugira ngo bumve icyerekezo tugiyemo, ni ukurushaho kwerereza Kristo umwami wacu uri hafi kwimikwa vuba. Turabona amakuru yerekeye igitabo cya Daniel igice cya 2 nemaze kuvuga ko ari complementarity yacyo, ni icyuzuzo. Twabwiwe iki gishushanyo Nebukadinezari yarose cyari gifite umutwe w'izahabu, twabonye ko washushanyaga Babuloni, kandi igituza n'amaboko by'ifeza byashushanyaga Abamedi n'Abaperesi, kandi inda n'ibibero byabo muringa byashushanyaga Ubugiriki, ndetse amaguru yari ibyuma yashushanyaga Roma. Ndetse twabonye yuko haje kuza ibuye ritanyurwa n'umwana w'umuntu, ari ryo ryashushanyaga ubwami bw'Imana buzahoraho iteka ryose. Hari igice nsimbutse kijyanye n'ibirenge n'abantu bigizwe n'ibumba n'ibyuma, ariko nyine naho hari n'ibyuma. Burya ni ubutegetsi bwa Roma, ariko bugaragarira mu mami ari independent, nk'uko agaragara ku mugabane w'Uburayi. Iki gice rero cya karindwi cyo kiratubwira iyerekwa umugaragu w'Imana Daniel yagize, niyerekwa rijyanye n'inyamaswa enye zidasangiye ubwoko. Reka tukinjiremo. Umurongo wa mbere w'igice cya 4 bavuga ngo mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami wa Babuloni, Daniel yarose inzozi, maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Ahera ko yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Ndagira ngo kubwira iki, hari amakuru menshi tutamenye y'ubuhanuzi cyangwa se iriyerekwa Daniel yagize, kubera yuko amakuru atubwiye ngo yahaye ko andika ibyo yarose, ariko arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Bivuze ko hari amakuru yandi tutabashije kumenya mu byo Daniel yeretswe, ariko ahari dufite amahirwe y'uko igice cya 8, igice cya 9, igice cya 10 kugeza icya 12 kizagenda gisubiramo ya makuru ataramenyekanye muri iki gice cya 4. Umurongo wa 2, mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga 4 yo mu ijuru ihukira ku nyanja. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Ngayo amakuru abanje kuduha. Icya mbere ngo yagiye kubona abona imiyaga 4 yo mu ijuru ihukira ku nyanja nini. Icya mbere ni imiyaga, icya kabiri ni inyanja, kandi muri iyo nyanja ngo havuyemo ikintu gikomeye, ni uko havuyemo inyamaswa enye zidasangiye ubwoko. Mbese ibi ngibi twabasha kubisobanukirwa gute? Nkunda amagambo ya Uriah Smith yanditse igitabo cyitwa The Prophecies of Daniel and Revelation, kandi cyageze mu Kinyarwanda ndetse abantu benshi baragitunze, kivuga Daniel n'ibyahishuwe. Nicyo umugabo witwa Uriah Smith yanditse amagambo nshaka ko tuzirikana ku ipaji 105 ku gitabo cy'icyongereza. Yanditse ngo imvugo yose ya Bibiliya ikwiriye gufatwa uko yanditse mu buryo buri literary. Niba bavuze igitabo ni igitabo nyine, n'abavuze inyanja ni inyanja nyine, niba bavuze inyamaswa ni inyamaswa. Ariko hari ubwo bijya bifatwa mu buryo buri figurative cyangwa se mu buryo bw'imvugo izimiza. Bigenda bite? Imvugo yose ya Bibiliya ikwiriye gufatwa uko yanditse
keretse gusa igihe hari imvugo yumvikana yadutera kuyifata nk'izimiza mu buryo buri figurative. Imvugo yose igaragaye ko yafatwa nk'izimiza, nanone hari itegeko riyigenga, ni uko ikwiriye gusobanuzwa indi mvugo itazimiza, kubera ko ijambo ry'Imana twabonye ko rigomba kwisobanura ubwaryo. Igihe rero ijambo ry'Imana rikoresheje imvugo izimiza, dukwiye kwitega yuko hari irindi jambo rizakoresha imvugo itazimiza, bikadufasha gusobanukirwa bwa butumwa ya mvugo izimiza yari itwaye. Igitabo cya Daniel igice cya 7 dufite amakuru ahagije aturutse muri cyo atwemeza yuko mu by'ukuri ari imvugo izimiza, kandi turareka Bibiliya ubwayo isobanure mu buryo bwayo kugira ngo dusobanukirwe ya mvugo izimiza iyo ari yo. Tumaze kubona ikintu cyerekeye amazi cyangwa se inyanja. Nidusoma ibyashize igice cya 17 umurongo wa 15 haduha amakuru. Ese inyanja bisobanuye iki? Nuko arambwira ati y'amazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Yandi magambo inyanja cyangwa se amazi menshi, ijambo ry'Imana rimaze kuduha keywords isobanura yuko burya ari abantu benshi, ahantu hatuwe n'amahanga, ahantu hatuwe n'abantu benshi. Zekariya igice cya 7 umurongo wa 14 naho aduha andi makuru. Ahubwo nzabatatanisha ze kwakira abajye mu mahanga yose batigeze kumenya. Byumvikane ko ya miyaga, serwakira, inkubi n'ibindi imiraba bijyanye n'ikibazo cy'intambara. Nzabatatanisha intambara, bahunge bajye mu buhungiro, bahungire mu mahanga yose batigeze kumenya. Tumaze kumenya ibintu bitatu. Bibiri: icya mbere inyanja, icya kabiri ni imiyaga yaturutse mu nyanja, kandi hari n'inyamaswa. Izo nyamaswa ni nuko ari enye rero, nibo bami bane bazaduka mu isi. Igitabo cya Daniel ubwacyo gitanga ubusobanuro ko za nyamaswa atari inyamaswa gusa, ahubwo ni inyamaswa abantu. Ni abami bane bazaduka mu isi, ni ubwami bune buzaduka mu isi. Kandi Daniel igice cya 7 umurongo wa 23 ngo hari icyo Daniel yashatse kumenya cyerekeye inyamaswa ya kane, turaza kubigeraho. Maze arabwirwa ngo inyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi. Mbese haracyarimo urujijo rwo kwibaza icyo inyamaswa bisobanuye? Oya, tumaze kubisobanukirwa. Ni ijambo ry'Imana ribivuze, kandi ryo ritanze ubusobanuro ku buryo bihagije kubyakira nk'aho ari bwo yemewe n'Imana kwisobanura gutyo. Hari icyo nkunda, abantu benshi iyo bavuze ngo iriya inyamaswa yavuye mu nyanja, inyamaswa yavuye mu gitaka, ihembe n'ibindi, maze tugasobanura icyo bisobanuye, kenshi abantu bajya babifata nk'aho ari ukwibasira abantu runaka cyangwa se sisiteme runaka. Ariko nshuti y'Imana, ntabwo ari ukwibasira, ahubwo n'abatuye iyi si, amahanga menshi akoresha inyamaswa apresenta ubutegetsi bwite bwabo. None se kubera iki wumva yuko ari ikibazo? Ntabwo ari ikibazo, nta nubwo bikojeje isoni. Nkunda umuryango umwe najyaga mbona abawugize bakunda kwiyitirira inyamaswa. Umuryango w'abascout bakunda kwiyitirira inyamaswa, ku buryo umuntu nkanjye aba afite akanyamaswa akunda kandi yiyitirira. Uwo ni umuntu ku giti cye, ariko amahanga menshi afite inyamaswa yiyitirira. Genda urebe, ukore ubushakashatsi, kandi uzasanga bahari rwose. Genda ujye muri Canada, bafite inyamaswa yitwa beaver. Genda ujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bafite ikizu cyangwa se igisiga, eagle. Hari Australia ifite akanyoni kitwa kangaroo. Kangaroo ntabwo mbasha kugasobanukirwa mu Kinyarwanda. Tanzania ifite giraffe, ya nyamaswa ndende cyane irishira mu bushorishori. Spain ifite ikimasa, jaguar. Muri Brazil leopard cyangwa se ingwe muri Mali, okapi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, intare mu Bwongereza. Uganda ifite icyitwa kob nakwiga ko ari isha, ahari ni agasimba kameze nk'ihene, abo gasobanukiwe mu Kinyarwanda nyacyo, n'ibindi. Iyi ni abaturanyi bacu muri Uganda bafite kob. Kandi ibimenyetso byinshi, urabona kiriya gishushanyo cy'inuza cya eagle cyangwa se ikizu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
igishushanyo cya n'ibishushanyo byinshi, amahanga menshi uzasanga afite inyamaswa ho ibigereranyo kandi bakabyirata yuko ari inyamaswa zihagarariye ubutegetsi bwabo. Igihe rero tuvuze ngo ego dushaka kuvuga leta zunze ubumwe za Amerika, ntabwo bikwiriye gutera umuntu ikibazo yuko twatutse leta zunze ubumwe za Amerika kandi babyemera kandi babikunda kandi babyishimira. Ibyo rero ntabwo ari ikibazo. Bikorera ubushakashatsi urasanga rwose ibihugu byinshi hamwe n'u Rwanda rurimo rufite inyamaswa zibihagararira kandi bakabyishimira. Muri rya tsinda ry'abasikuti bo babyita totem. Abantu bagira totem bakagira agasimba bakunda kandi bakakiyitirira bitewe n'imico yabo. Ibyo ngibyo birenze ibitekerezo byanjye, nta nubwo nsobanukiwe filozofi neza, ariko icyo nzi cyo amahanga yagiye agereranywa n'inyamaswa mu buryo bwinshi. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo ya nyamaswa yavuye mu nyanja, ishaka kuvuga sisiteme runaka cyangwa se ubutegetsi runaka, ntabwo bikwiriye kudutera ikibazo. Keretse gusa ibimenyetso ijuru ryatanze nidusanga bidahuye na bwa butumwa twari turi kuvuga bwerekeye ubwo butegetsi. Daniel igice cya 7:3, reka twikomereze. Bavuga ko muri iyo nyanja havuyemo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko, kandi tumaze gusobanukirwa yuko izo nyamaswa zihwanye n'ubutware cyangwa se ubutegetsi, kuko ngo inyamaswa ya kane ni ubwami bwa kane ku isi. Bivuze yuko hari ubwami bwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu n'ubwa kane. Izo nyamaswa zidasangiye ubwoko arizo ziriya. Iya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu, komeza kwitegereza kugeza aho amababa asikurijweho, ihagarikwa ku isi, ihagarika amaguru yemye nk'umuntu kandi ihabwa umutima nk'umuntu. Inyamaswa ya kane se yitwa intare, twabasha kuyibwirwa n'iki? Ndagira ngo nitumara kuyimenya iraduha ipfundo nanone ryo gufungura andi marembo tumenye n'inyamaswa zikurikiraho izari. Bibiliya se ibivugaho iki? Muri Yeremiya igice cya 4:7 aratubwira ngo intare yasutse mu kibira cyayo, kandi umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse ava iwe azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare. Amakuru duhabwa ni uko iyi ntare yasohotse ivuye mu kibira cyayo ngo ava iwe aje guhindura igihugu cy'Uwiteka umwirare. Mbese igihugu cy'Uwiteka ni ikihe? Igihugu cy'Uwiteka na Isirayeli. Maze Yeremiya 5:17 kugeza 44 atubwira ngo Isirayeli ni intama yazimiye, intare zaramwirukanye. Ubwa mbere yariwe n'umwami wo muri Ashuri, none ubuheruka Nebukadinezari umwami wa Babuloni yamuvunnye amagufwa. Dore arazamuka ameze nk'intare, uwo Nebukadinezari. Ubwami bwa Babuloni bwateye umurwa w'Imana Yerusalemu, bwagereranijwe n'intare yaje maze itanyaguza umwana w'intama w'Imana, ari we Yerusalemu, nk'uko ubuhanuzi bubivuga. Mbese birasobanutse? Ijambo ry'Imana ubwaryo rirabisobanura ko intare ishushanya ubwami bwa Babuloni bwategekwaga na Nebukadinezari mu gihe cya Yeremiya umuhanuzi. Ni amakuru akomeye kandi ni amakuru afite ubuhamya bwinshi, kuko kenshi usanga ubutegetsi bwa Nebukadinezari, ubutegetsi bwa Babuloni bugiye bufite ibishushanyo by'intare. Genda ujye mu mateka y'isi, ahantu henshi uzandika Ancient Babylon, ubu Babuloni ya kera, urasanga ibishushanyo byinshi ku bikuta hariho intare. Kandi haba ku gice cya 6:8 hari amagambo avuga ngo kuko mpagurukije Abakaludaya bwa bwoko bukaze kandi bumutiraho, ngo bakwire isi yose bahindure igihugu kitari icyabo. N'amafarashi yabo arushingwe imbaraga kandi arusha amasega asohoka bwije gukara. Abagendera ku mafarashi babo bagenda birata. Ni ukuri abagendera ku mafarashi babo baturuka kure, baguruka nk'igisiga kihutira gushiha inyama. Byumvikane ko bari bafite amababa nk'ay'ikizu, nk'uko twamaze kubivuga. Ijambo ry'Imana iyo bivuze ikizu cyangwa se rikavuga igisiga, ni ijambo rimwe bisobanuye igo. Inyoni yitwa igo cyangwa se inyoni ya kagoma, ikizu, igisiga, byose ni imvugo imwe. Byumvikana ko ijambo ry'Imana ryabonaga intare ya Babuloni iguruka nk'igisiga, iguruka nk'ikizu, yigarura ubutegetsi mu buryo budasanzwe, kandi koko amateka arabihamya. Iyi ni sitati navugaga igaragaza amateka ya Babuloni, uzasanga kenshi iriho ibimenyetso by'intare. Twarabonye ko hari n'ibyana n'intare ebyiri zategeka zari ziri ku marembo y'umurwa wa Babuloni,
nk'ibintu bidasanzwe byarangaga uno murwa yona. Ubwami bwa Nebukadinezari rero, ubwami bwa Babuloni nibwo bwagereranijwe n'intare muri iki gice cya karindwi nk'uko tumaze kubibona. Iyo dusubiye mu gice cya kabiri dusanga wa mutwe w'izahabu ari wo Babuloni, ari wo wongeye kwisubiramo muri ubu butegetsi bwa Babuloni nyine bwagereranijwe n'intare muri iki gice cya karindwi. Ubutegetsi bwategetse muri 605 mbere ya Kristo buragenza bugera muri 539 mbere ya Kristo. Ibyo twarabonye igihe twigaga iby'umwami Belushaza mu birori yakoze mu gice cya 5. Igihe Nebukadinezari yatangaga yasimbuwe n'umuhungu we Evili-Merodaki, twarabibonye, wafashe ubutegetsi maze nyuma y'igihe gito aza kugambanirwa arica. Uwo yasimbuwe na Nerikirisari wategetse imyaka 4 gusa maze aratanga nawe. Umuhungu we nawe yishwe nyuma y'amezi 9 gusa yicaye ku ngoma, maze na Bonidusi aza gufata ubutegetsi hanyuma, ariko nawe akora iby'ubupfapfa dusobanukiwe, maze yegurira umurwa wa Babuloni gutwarwa n'umuhungu we udashobotse watwawe n'iraha no kwinezeza, aribyo byajejeje Babuloni ku ndunduro, maze Babuloni isimburwa n'ubundi butegetsi. Nuko byagenze. Tumaze kubwirwa yuko ubu butegetsi bwa Babuloni bwajyanijwe n'intare ngo bufite amababa nk'ay'ikizu, ariko ngo ya mababa aza gushikurwa maze ngo ihagarara imeze nk'umuntu. N'andi magambo, igihe ubutegetsi bwa Nebukadinezari bwari bumaze gusenyuka, bwari bumaze kuvaho, cyangwa se Nebukadinezari amaze gutanga, abami bamukurikiye ntabwo babaye abandi bakomeye bigarurira isi bafite imbaraga nk'izabo nk'uko tumaze kubibona amateka agenda abihamya. Ubwami bwakurikiyeho umurongo wa 5 dongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu. Idubu yegutse uruhande rumwe, ngiyo idubu ubwami bwa kabiri. Mbese ubwami bwa kabiri bwasimbuye ubwami bwa Babuloni ni ubuhe? Turabisobanukiwe muri Daniel igice cya 6 yuko twabonye ko muri rya joro muri 539 hari ubwami bwateye Babuloni maze burayisenya, ariko ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Ariko amakuru duhawe ni uko ngo yari yegutse uruhande rumwe. Kweguka uruhande rumwe se bisobanuye iki? Ubwami bw'Abaperesi bwarushaga icyubahiro no kugaragara cyane ubwami bw'Abamedi. Icyo ngicyo nicyo bisobanuye kuba bwari bwegutse uruhande rumwe, kandi amateka arabihamya. Ubwami mpuzabihugu bw'Abamedi n'Abaperesi nibwo bwashushanyijwe n'ubwami bugereranywa n'idubu. Dusubiye inyuma gato muri 603 mbere ya Kristo, ubwo Daniel yabwiraga Nebukadinezari ati kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami, muri Daniel igice cya 39 amusobanurira cya gishushanyo Nebukadinezari yarose. Igihe Daniel yavugaga ibi ashobora kuba atarumvaga neza iby'ubwo bwami buzamusimbura. Ubu noneho nyuma y'imyaka 50 bibaye muri 553 ari wo mwaka wa mbere ku ngoma ya Belushazari twamaze gusoma ku murongo wa mbere, ariko umugaragu w'Imana Daniel yagize iyerekwa, hari hariho abaho impinduka kandi zigaragara. Ndetse icyo gihe nibwo umwami na Bonidusi yatinyutse gufata ubutegetsi bwa Babuloni abwegurira umuhungu we udashobotse witwa Belushazari. Nuko ni muri uyu mwaka rero wa 553 Kuro nanone wasimbuye se Kambisi ku ngoma y'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi yari ahanganye na Astyages umwami w'Umedi. Iki gihe byagaragaraga bikomeye ko ubwami bwari burimo buzamukana umuvuduko cyane, kandi uyu mugabo witwa Daniel wari usobanukiwe ibya politiki kuko yari ari mu nzego zikomeye za politiki, yabashaga kubona ibijyanye na diplomasi y'ibihugu, akamenya ko ubwami bw'Abaperesi mu gihe cya Kuro atoroshye, kandi Kuro wari waravuzwe na Bibiliya mu myaka irenga 150 mbere y'uko ibindi bisohora. Byumvikana rero yuko hari hasigaye imyaka igera kuri 14 kugira ngo ubuhanuzi busohore, Abamedi n'Abaperesi bafate ubutegetsi, ariko Daniel yabashaga kubona kuko ibintu biri hano. Ikindi tubwirwa kuri no dubu ngo yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo, yari itambitse imbavu 3. Icyambere tumaze kubona kiyongera kuri Daniel igice cya 2 nuko ngo yari imeze gute. Kamisubiremo ngo ino dubu yari yegutse uruhande rumwe, ifite impande ebyiri ariko uruhande rumwe rwari rwegutse.
twarabibonye ko hari igituza n'amaboko by'ifeza ku gice cya kabiri, bivuze ngo ni amaboko abiri, ariko ntabwo badusobanuye ko amaboko abiri hari ukuboko kumwe kwari gufite imbaraga kuruta ukundi. Aha ngaho bisobanutse neza. Navuze ngo turi kugenda dusobanukirwa imiterere y'ubu butegetsi mu buryo bwagutse. Kandi ikindi kiyongeraho ngo yari yegutse imbavu eshatu, yari itambitse imbavu eshatu mu mikaka yayo. Zino mbavu eshatu se bisobanuye iki? Tubwirwa ko mu gutegekwa ngo byuka uconcomere inyama nyinshi nk'uko iriya dubu yabwiwe, byari igihamya cy'imbaraga zirimbura z'imbavu eshatu zari mu mikaka y'inyamaswa, zerekana amajyambere y'ubwami mu gihe cyakurikiyeho. Nyuma y'imyaka 7 gusa, muri 546, umwami Kuro yigaruriye igice cya Lidiya na Sarugis. Kandi iki gice kimaze gufatwa, byahindutse iherezo ry'ubwami bwabarizwaga muri Aziya Nto, Azimine, aribyo byashushanijwe n'urubavu rwa mbere. Urubavu rwa mbere rw'iriya dubu ni ubutegetsi bwigaruriwe na Kuro bwahariya muri Aziya Ntoya. Iriya Aziya Ntoya nibwo rubavu rwa mbere. Nanone dusobanukiwe neza uko Kuro yigaruriye Babuloni mu Danieli igice cya 5:31 twabivuzeho, aribyo byashyize iherezo ku bwami bwa Belushazari w'i Babuloni muri 539. Rero Babuloni yari urubavu rwa kabiri rutambitse mu mikaka y'iyi dubu. Ubu ni ubutegetsi bwa kabiri yaje gushinga. Amateka atubwira ko Kuro atabashije gufata Egiputa nk'uko byari mu mugambi we, kuko yaguye mu gitero yari ahanganyemo n'aba Sentians muri na Serbia muri Kanama muri 530. Icyo gihe Kuro yaratanze nyuma y'imyaka 10 yigaruriye Babuloni. Ariko Kuro yahise asimburwa n'umuhungu we witwa Kamsesi wa kabiri, ari we wateguye neza urugamba rwo gutera Egiputa mu gihe gito yamaze ku ngoma, maze Egiputa ijya mu maboko y'Abamedi n'Abaperesi muri 525. Egiputa rero yaje guhinduka urubavu rwa gatatu rwo muri rw'iyi dubu rwari rutambitse mu kanwa kayo. Bisobanuye ko ubutegetsi bwigaruriwe n'Abamedi n'Abaperesi aribwo iriya Lidiya na Babuloni ndetse na Egiputa ariyo mikaka cyangwa se arizo mbavu eshatu zari zitambitse mu mikaka ya iriya dubu. Amateka abihamya neza, maze biragenda bikora ubwami bw'ubujobihugu bw'Abamedi n'Abaperesi uko bungana. Urabona ko bwagutse cyane ukurikije ubwami bwa Babuloni. Nguko uko Abamedi n'Abaperesi baje kugarurira isi. Bategetse muri 539 kugeza muri 331 mbere ya Kristo. Ni ubwami bwagiranijwe mu gice cya kabiri n'igituza n'amaboko by'ifeza, kandi igice cya gatanu niyo dubu itambitse imbavu eshatu mu mikaka yayo. Dukomeze igice umurongo wa 6. Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe, ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisi. Dusobanukiwe n'amateka kandi tuzabibona neza mu gice cya 8 uko kizahishura ayo makuru mu buryo bwuzuye yuko ubwami bwasimbuye Abamedi n'Abaperesi n'ubwami bw'Abagiriki. Aba Bagiriki tuzi umugabo witwa Alexander Mukuru wigaruriye isi akiri muto cyane, mu myaka 20 kugeza kuri 32 yaramye. Yabaze kwigarurira isi mu myaka 12 gusa, maze aragenda yogoza isi yose. Amateka ararihamye. Ariko ngo yari ifite imitwe 4 ihabwa ubutware. Mbese iyi mitwe 4 isobanuye iki? Tuzayisobanukirwa n'ubundi mu gice cya 8 mu buryo bwagutse. Tubwirwa iby'abajenerali baje kwigarurira ubutegetsi bw'Abagiriki igihe Alexander Mukuru yari amaze gutanga, kubera yuko batumvikanye, maze igihugu bakigabanyamo ibihugu 4 by'ingenzi. Kandi abo bagabo ni Alexander, Lysimachus, Ptolemy na Seleucus. Ntabwo nshaka kubitindamo kuko nzabigarukaho mu gice cya 8. Mwanditsi w'amateka yaranditse ngo buri wese yacyarizaga inkota gutema mugenzi we, maze igihugu kigwa mu kaduruvayo. Ku itariki 22 ukwezi kwa 6 mu 168 mu ntambara yabereye i Pidina. Ntabwo ari ubwa mbere mvuze ino ntambara. Ingoma mpuzabihugu ya Alexander yarahangutse nyuma y'imyaka 144 apfuye, maze ubwami bw'Ubugereki bushyirwaho iherezo. Ni ubwami bwagereranijwe n'inda n'ibibero byari umuringa,
kandi iriya ngwe yari ifite imitwe ine nk'uko tumaze kubibona. Murongo wa 17. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro ngo ni inyamaswa ya kane iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane, yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconcomera ibintu irabimenagura, ibisigaye ibisiribangisha amajanja yabo. Mbese iyi nyamaswa iteye ubwoba, inyamaswa itarabashije kuvugwa izina, inyamaswa Daniel yabuze uko apresenta, bisobanuye iki? Kuri cya gishushanyo cya Nebukadinezari niko gishushanyo twari tugeze ku maguru y'ibyuma, kandi bamaze kubitubwira ko yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconcomera ibintu irabimenagura, ibisigaye bisibangisha amajanja yabo. Ni ubutegetsi bwa Roma bwategetse mu 168 mbere ya Kristo, biragenda rigeza muri 476 nyuma ya Kristo. Bisobanuye ko Yesu Kristo yavutse ubwami bw'Abaroma aribwo butegeka, kandi birabihamya. Nabivuzeho yuko umugabo witwa Yosefu wari warasabye umwari Mariya, basabye kujya kwibaruza mu gihugu cyabo i Betelehemu kugira ngo bajye batanga umusoro, kandi nibwo isezerano ryasohoye, maze Yesu Kristo avukira i Betelehemu nk'uko abahanuzi bari barabihamya. Kandi muri icyo gihe Abisirayeli, ubwami bw'Abayuda bwari bugeramiwe n'ubutegetsi bwa Roma, ku buryo baziraga abakoresha b'ikoro kuko bari abakozi b'Abaroma. Ibyo ni ibimenyetso byerekana ubutegetsi bwa Roma muri icyo gihe ko bwari bukaze cyane, ku buryo ngo abakoresha b'ikoro batinjiraga no mu rusengero. Abasoresha nyine bari abantu baciwe, batabashaga no kwinjira mu rusengero rw'i Yerusalemu kuko bafatwaga nk'abanyabyaha. Yesu Kristo yaciye umugani w'umukoresha w'ikoro n'umufarisayo, agaragaza yuko abakoresha b'ikoro bafatwaga nk'abanyabyaha ruharwa kubera yuko bakoreraga ingoma y'Abaroma. Ikindi tutubwira ibyabaye gikomeye ni ikigeragezo Yesu Kristo yageragereshejwe igihe bamuzaniraga ikigeragezo cyerekeye umusoro w'Abaroma. Maze baramubaza bati, mbese biremewe ko duha Kayisari umusoro? Maze Yesu arabasubiza ati, nimuzane igiceri turebe, mbese amafaranga akoreshwa n'iki gihugu ari honde? Maze bamuzaniye igiceri, aravuga ati, mbese iki giceri kiriho ishusho yande? Maze baramusubiza ati, hariho ishusho ya Kayisari. Yumvikana ko amafaranga yakoreshwaga muri icyo gihe ni amafaranga y'Abanyaroma, ni amafaranga y'i Roma. Maze Yesu arababwira ati, ibya Kayisari rero mujye mubiha Kayisari, kandi iby'Imana mujye mubiha Imana. Ikindi kintu gikomeye ni uko Yesu Kristo yagambaniye mu maboko y'abagome kugira ngo yicwe. Abatambyi, abafarisayo bo muri icyo gihe baramuziraga kuko inyigisho Kristo yigishaga zari zihabanye n'inyigisho zabo, maze biyemeza kumugambanira kugira ngo yicwe. Ariko ubutegetsi bw'Abayuda nta mbaraga bwari bufite, ntibwari bufite kwifatira umwanzuro wo gufata icyemezo cy'uko umuntu yicwa. Ibijyanye no kwica umuntu byari icyemezo kigomba gufatwa n'ubutegetsi bukomeye buturutse i Roma. Maze rero umugabo witwa Pilato wategekaga iriya ntara ya Yudeya yaje gutanga itegeko kugira ngo Yesu Kristo abambe. Niwe washyizeho umukono wa nyuma y'uko koko yemeye yuko Yesu Kristo agomba kubambwa. Nibyo ngibyo, kandi tubona akarengane kakurikiyeho bwa nyuma, ba Stefano bicwa, akarengane karabatatanya. Ibyo ngibyo byose hari ku ngoma y'Abaroma. Iyi nyamaswa yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi ikindi kiranga ngo yari ifite amahembe 10. Yari ifite amahembe 10. Ntabwo twabonetse ko ya maguru yari afite amano, kandi ayo mano nyine nayo yari amano 10. Byanze bikunze birahuye. Ayo mahembe 10 muri ubwo bwami, ni marayika usobanura iby'ubuhanuzi bw'amahembe 10. Ayo mahembe 10 asobanura ko muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10. Ibyo byaje gusohora kubera yuko tubona amami 10 ahuye n'ibirenge by'ibyuma n'ibumba byo kuri cya gishushanyo, kandi turabisobanukiwe. Baba Anglo-Saxon, Abafaransa, Abarabani, Abastrogote, Abarombari, Abaheruri, Abaswedi n'abandi twarababonye muri cya gice cya kabiri. Ariko hari andi makuru tubwirwa ajyanye n'aya mahembe 10. Umugaragu w'Imana yakomeje kwitegereza
ayo mahembe abona muri yo hameze irindi hembe ritoya, ihembe rya 11. Ihembe rya 11. Ubuhanuzi bwo ntabwo tububona muri Daniyeli igice cya 2. Iri hembe rya 11, ihembe ritoya, aratubwira ngo iki? Ngo imbere yaryo hahise hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe. Igihe ihembe ritoya ryameraga, ryatumye andi mahembe 3 agira imbaraga nkeya arakuka. Ubwo bivuze ngo amahembe 3 nakuka mu mahembe 10 asanzwe, harasigara amahembe 7, maze ihembe rya 8 rize kumera, uretse ko ryameze mbere y'uko akuka, ubwo hasigara ari amahembe 8. Iri hembe ritoya kandi kuri iryo hembe mbona amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibintu bikomeye. Amazina y'amahembe 3 yaranduwe, niyo ahari twakwibandaho cyane kubera yuko tutabibonye muri Daniyeli igice cya 2. N'abaheruri, n'abavandari, n'abastrogote. Ibyo birasobanutse. Muri icyo gihe ayo mahembe uko ari 10 bari abami b'abapagani baje kwirundurira mu myizerere yiswe Arianisme. Arianisme ni imyizerere yatangijwe n'umugabo witwa Arius, wabayeho muri 250 kugeza muri 336 nyuma ya Kristo. Uyu yari umupadiri w'umukristo cyangwa se umukristo. Iyi myizerere yavugaga ko umwana w'Imana ari ikiremwa kandi ko Imana Data n'Umwana batahoranye iteka ryose. Uyu mupadiri Arius yaje kwemezwa ko ari umwigisha w'ibinyoma, byo bita amayerezi, mu nama ya mbere y'Inisi, kandi yaje kongera gucirwa urubanza, yongera kwemezwa nk'umuyobe nyuma y'urupfu rwe. Ino nyigisho ya Arianisme ni inyigisho idakwiriye kwirengagizwa mu mateka y'isi, kandi ni inyigisho ikomeye yatumye habaho ibintu bikomeye cyane ku buryo ibihugu 3 byasibanganye ku ikarita igenga amateka y'isi. Ariyo tumaze kubona abaheruri, abavandari n'abastrogote. Iyi ntambara rero hagati y'imyizerere ya Arianisme n'imyizerere y'ubutatu cyangwa se Trinitarian niyo yabaye intambara ya mbere y'ubushyamirane mu myizerere nyuma y'uko ubukristo bugizwe itegeko n'umwami w'abami Constantine, wabayeho muri 272 kugeza muri 337. Ngayo nguko ubushyamirane hagati y'imyizerere n'icyo gihe byatangiye. Hatangiye hari ibibazo by'abafite imyizerere ya Arianisme n'abafite imyizerere ya Trinitarian cyangwa se y'ubutatu. Uko niko itorero bisobanuye itorero gatolika ryambaye umwambaro w'Ukristo, maze ribona inzira zo kugera ku nyungu zaryo z'ibya politiki. Nubwo iyi myizerere yazanywe na Arius yakanaga ubumana bwa Kristo, uwo bafataga nk'ikiremwa mu bindi, nyamara kandi bazirikanaga Imana Data nk'Imana imwe y'ukuri. Bari bafite ubuyobe n'ibyo, ariko bari abantu bemera Imana nubwo baba bakwiye kwigishwa mu bundi buryo. Mbese abantu badahuje kwizera bakwiriye kwicwa? Oya. Cyakora nk'uko twakomeje kubibona kandi tuzakomeza kubibona, akarengane ku bantu b'Imana kagomba kubageraho igihe bafite imyizerere ihabanye n'imyizerere babandi bafite ubutegetsi n'ubutware basaba bafite. Ariko ntabwo ari uko bikwiye kugenda. Hakwiye kubaho ibiganiro mpaka, abantu b'Imana bakagirana ibiganiro, bakaganira iby'ijambo ry'Imana, bakagira amahame bagenderaho ashingiye ku ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana gusa. Igihe rero haje inkota kugira ngo abantu bakunde bemere, burya biba bitandukanye n'ingoma y'Imana. Ingoma y'Imana ntabwo itwaza igitugu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nk'ingaruka z'ibi, mu gihe n'abandi bami 7 bemeraga imyizerere ya Arianisme, abaheruri, abavandari n'abastrogote nibo bavuyeho mbere y'uko ihembe rito rizamuka. Kandi abaheruri nibo babaye ubwoko bw'abarubari muri ya mami 10 bigaruriye Roma. Bari bayobowe n'umugabo witwa Odoace, wabayeho kiriya gihe, waje kwitwa umwami w'Ubutaliyani. Abastrogote nabo bayobowe n'umwami Theodoric, bateye Roma muri 489. Imyizerere yabo ya Arianisme yatumye badashobora guhangana nabo. Kugira ngo ikibazo kirangire, Abariyani cyangwa se babandi bafite imyizerere ya Arianisme b'abavandari bo mu majyepfo, aho ni muri Afurika, nabo bateye ibitero bikomeye. Mu gihe Theodoric na Odoace bababariraga, abari baturutse mu majyepfo baje barimbura kandi bakora ibikorwa bihamura imyizerere ya Gatolika. Ubwo nibwo Justinien
uyu ni umugabo uzi cyane mu mateka y'Ubukristo nawe wabayeho muri 482 kugeza muri 535 nyuma ya Kristo. Wari umugatolika wayoboraga muri Byzance wo mu burasirazuba bwa Roma. Yohereje umugaba w'ingabo Belisarius arimbura burundu abavandari muri 534. Ni amagambo uzasanga muri kiriya gitabo Seventh-day Adventist Bible Commentary volume ya 4 ku ipaje ya 824. Aba Bastrogote rero nabo bari babangamiye kuzamuka k'ubutware bw'ihembe rito. Nanone Justinian mu kurwanira kwizera kwa Gatolika yongeye kohereza Belisarius watumye Abastrogote barimburwa barambika imitwaro bazibukira Roma muri 538. Nubwo baje kongera kugaba agatero Shuma mu mwaka wa 540 ariko baratsinzwe. Ubwami bw'Abaheruri, ubwami bw'Abavandari, ubwami bw'Abastrogote buhanagurika ku ikarita y'isi igihe iri hembe ritoya ry'Ivatikano ryazamukaga y'Abataliyani. Ni amateka akomeye kandi ni amateka y'ingenzi kugira ngo tumenye uko byaje n'uko byatangiye. Uyu mwaka wa 538 niwo mwaka twibwira kandi twemera yuko ubutegetsi bw'ubupapa bwasimbuye burundu ubutegetsi bwahozeho bwa gipagani bw'i Roma bwategekwaga n'Abakayisari, maze papa yicara ku ngoma atangira gutwara ubutegetsi bwageranijwe n'ihembe rito nk'uko tuzabibona mu gihe kizaza. Ubu bwami uko ari butatu bwahanaguwe mu mateka y'isi, ntabwo bwongeye ukundi, kandi birasobanutse neza ko ayo mahembe yaranduranywe n'imizi kubera yuko ntabwo tukibibuka nyine. Ubwami bwa Roma bwayoborwaga n'abami bazi ku izina rya Kayisari bwageze ku nduga muri 426 ubwo bwigarurwaga n'inyeshyamba z'Ababare zo muri ubwo bwami n'ubundi y'amami 10. Nyuma yaho bariya barwanyi bamaze gutsindwa, Roma ya gipagani yatangiye kuyobora kandi izagumana ubutegetsi ya gipapa yatangiye kuyobora, kandi amakuru ukwiye kumenya nuko izagumana ubutegetsi bwayo kugeza imperuka. Ubutware bw'ubupapa nibwo butegeka iyi si, wabyumva cyangwa se utabyumva nonaha, ariko ahari ko tuzashaka kugenda tubibona tuzabibona neza. Iri hembe rito ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye nk'uko amakuru yabitubwiye muri Daniel igice cya 7, byerekana ubutegetsi buyoboresha ubuhanga bukomeye no gushishoza kandi bufite ubushobozi bwo kwemeza binyuze mu biganiro, nubwo bishobora gukekwa ko izi ntwaro ari izoroheje ukurikije ababanje, ariko witonze wasanga ari izo ntwaro zikomeye kuruta amababa, kuruta imitwe, kuruta amajanja ndetse n'imikaka izindi nyamaswa zakoreshaga. Ntabwo ubutegetsi bugaragara nk'ubwazamutse kubw'igitugu cy'ubutware, kubw'igisirikare gikomeye, oya, bwazamutse mu biganiro, kwitegereza, kujya inama, kwemeza imitima y'abantu, kandi izi ntwaro zirakomeye cyane. Muri indi episode rero umwami umugaragu w'Imana yerekwa ngo akomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami. Haza umukuru w'ibihe byose aricara. Imyambaro ye yeraga nka shelegi kandi umusatsi we weraga nk'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere ye hatembaga umuriro udumbagiza baramukoreraga, kandi inzovu baramukoreraga. Imanza zirashingwa, ibitabo birabona. Igihe gikwiriye gisohoye nyuma gatoya y'ubutegetsi bw'ihembe ritoya. Ihembe rito rikomeje kwigarurira ubwami ngo haje gushyirwaho imanza zarashinzwe kugira ngo habeho kurondora ibikorwa by'abatuye isi. Burya rero amagambo nasomye mu gitabo cyitwa Uwifuza ibihe byose cy'icyongereza, narasomye ngo ntabwo Satani yahise arimburwa, kandi niko n'amami yakomeje kugenza akora ibyo yishakiye. Yewe n'abamarayika ntibari basobanukiwe nibaho mu ntambara ikomeye. Amahame y'uru rugamba yagombaga guhishurwa mu buryo bwuzuye, kandi kubw'inyungu z'umuntu Satani yagombaga kugumaho, maze agakora ibikorwa bye, akabikorera mu bantu bo mu isi, ndetse kugeza agahembe gato kaguze ibyo kagomba gukora. Umuntu kimwe n'abamarayika bagomba kwibonera umuhabana kuri hagati y'umutware w'umucyo n'umutware w'umwijima. Iyo niyo mpamvu tubona iby'isi, tubona abami bidegembya byabo ubutware bwa Satani bukomeje kwidedemba bakora ibyo bashatse, ni ukugira ngo umuntu asobanukirwe.
ni ukugira ngo umuntu yibonere imbonankubone ubuhabana kuri hagati y'umutware w'umucyo n'umutware w'umwijima. Ariko igihe cyaje kugera maze hajyaho urubanza kugira ngo rusuzume ibintu n'amahitamo y'abahisemo. Uwo mwanya ndangarira ijwi rya hembe ryavugaga amagambo akomeye, nkomeza kwitegereza aho ya nyamaswa yiciwe, umubiri wayo ukarimburwa igatabwa mu muriro. Za nyamaswa zindi zihabwa ubutware bwazo, ariko zirekwa ubugingo bwazo kugira ngo zimare igihe zategetswe kumara. Uyu mugaragu w'Imana ngo igihe yitegerezaga ibintu yaje kurogowa no gusakuza kw'ihembe ribi, kuko ryarivugaga cyane ngo ryari rifite amagambo akomeye cyane yo gutuka Imana, nk'uko twabibonye ngo ryari rifite akanwa kavuga ibikomeye. Ngo ikomeza kwitegereza kugeza aho ngo ya nyamaswa yaje kwicirwa. Burya amaherezo y'ihembe rito ni uko izajugunywa mu nyanja yakomora n'amazuba. Ibyo ngibyo tuzabibona. Reka twisubirire ibyo yabonye mu ijuru, ngo akitegereza ibyo yeretswe nijoro, abona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru. Aza umujyi umwe asanga wa mukuru w'ibihe byose, bamumugeza imbere. Kandi igihe tuvuze umwana w'umuntu, dusanga isezerano rishya ubwaryo risobanura umwana w'umuntu nka Yesu Kristo, kuko ribivuga inshuro zigera kuri 40 zose. Yesu Kristo Yesu umwana w'umuntu. Soma muri Matayo igice cya 12:24, akubwira ngo umwana w'umuntu arenda kuzagambanirwa, afatwe n'amaboko y'abantu, bazamwica, maze ku munsi wa gatatu azurwe. Uwo muninde uwo ni Yesu Kristo. Kandi Matayo 22:48, Yesu Kristo abaza Yuda ikibazo, baramubaza ati mbese uragambanishiriza umwana w'umuntu kumusoma? Yesu Kristo yakunze kwita umwana w'umuntu. Matayo 23:64, hanyuma muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aziye mu bicu byo mu ijuru. Ayo yose ni amakuru atwereka ko Yesu ari we mwana w'umuntu Daniel yeretswe igihe yazaga ngo agera imbere y'intebe y'Imana. Ibi bintu ubasha kubyumva neza usomye igice cya 5 cy'ibyahishuwe, uko urubanza akagenzuzi rwatangiye. Igihe Yesu Kristo wa wundi wagaragaraga nk'intare y'umuryango wa Yuda, wabashije kumena ibimenyetso byari bifatanishije igitabo kiboneka mu ntoki z'Imana, yari yicaye ku ntebe y'ubwami. Icyo gitabo cyari gifatanishije ibimenyetso 7, ngo nta wundi wabashije kubumbura icyo gitabo uretse Yesu Kristo. Uko rero niko Yohana yabyeretswe, kandi tubisobanukiwe neza. Kandi Daniel yari yabyeretswe kera, kuko yabonye umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru, akagera imbere y'intebe z'Imana, maze imanza zirashingwa, ibitabo birarumburwa. Nuko rero marayika yadusobanurira ngo hanyuma urubanza ruzashingwa, maze wa mutware ukomeye wajyanyijwe n'ihembe rito azanyagwa ubutware, ngo babumumaremo burimburwe kugeza ku mperuka. Nuko urubanza inshuti y'Imana, igihe tuvuga iby'urubanza ejo ntabwo ari ejo. Igihe tuzatwiga igice cya 8 ndetse n'igice cya 9, tuzareba igihe urubanza rwashingiwe nyacyo. Ariko icyo tumaze kubona gikomeye ni uko urubanza rwashinzwe nyuma y'uko ubutegetsi bw'ihembe rito bumaze kujyaho. Ese ihembe rito ibyago byagenze bite? Tuzabibona ejo. Icyo amakuru amaze kutubwira ni uko nyuma y'ibi byose ubwami bw'Imana buzimikwa, maze Kristo yimike ubwami bwe, ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe n'ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe nibwo bwami butazakurwaho. Icyo ngicyo nicyo dutegereje nk'uko twakomeje kubivuga. Maze ubwami n'ubutware bizahabwa abera bisumba byose. Abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami, babuhindure bube ubwabo iteka ryose. Imana ihabwe icyubahiro ko ryabuye ritarimbuwe n'umwana w'umuntu ryaturutse ku musozi riri hafi kuza, maze rirangize ibi byose. Ngo iryo buye rihinduka umusozi munini, ryuzura isi yose. Ubwo nibwo bwami bwa Yesu Kristo. Imana ifashe umuntu wese kugira ngo yumve guhamagara kw'Imana, ihamagarira abantu bose kwiyunga nayo kugira ngo babe mu butware bwayo, maze ubwo agiye kwimika ubwami bushya bazabaneyo nawe. Umugaragu w'Imana Daniel atubwira andi magambo akomeye. Jyewe Daniel ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. Mera ko nifuza kumenya amashirakinyuma y'inyamaswa ya 4
itasaga n'izindi zose, yari iteye ubwoba cyane bitavugwa, ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa, ariyo conshomeraga ibintu ikabimenagura, ibisigaye ikabisibangisha amajanja yayo. Kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo, n'iby'irindi hembe ryameze atatu asanzwe akarandurwa imbere yaryo, ari ryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye byarushaga ayandi gukomera. Aya makuru ajyanye n'iyi nyamaswa ya kane uyu mugaragu w'Imana yifuje kumenya, kandi ngo yari iriho amahembe 10, ndetse akabona n'irindi hembe ritoya rivuga amagambo akomeye ryarushaga ayandi mahembe gukomera. Ibyo ngibyo nibyo tuzarebaho umunsi w'ejo, ngo ducukumbure ibi bintu byateye umugaragu w'Imana kubabara mu mutima we, kandi akifuza kumenya iby'amashira cy'inyuma y'ibihembe bidasanzwe. Imana izagushoboze kugira ngo ejo tubane. Tumaze kuganira amagambo akomeye yerekeye uko ubwami bwagiye busimburana, kandi turabona yuko rwose byagiye bisohora uko byagenze. Mbese ntabwo twakwishimira yuko turi hafi gutaha mu bwami bwo mu ijuru, Kristo ari hafi kwimika ubwami bwe, kuko rwa rubanza rwaratangiye, tuzabona igihe rwatangiriye, ubu ngubu ndetse rwageze no mu bariho byanze bikunze. Imana iri hafi kuza kurangiza systeme zizi. Impamvu byabayeho tukabona ndetse bitinze, ni ukugira ngo umuntu abashe kwibonera imbonankubone uguhabana kuri hagati y'icyiza n'ikibi, kuri hagati y'ubutware bw'umwijima n'ubutware bw'umucyo. Mbese wakwemera kwinjira mu butware bw'umucyo niba utarabwinjiramo? Kandi niba warakwinjiyemo warushaho gukomera ngo ubuhamemo kandi ugumemo. Imana ibigushoboze mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data wa twese, tugushimiye yuko utubwiye amagambo akomeye y'ubuhanuzi muri aka kanya, udusobanuriye ibintu bikomeye cyane, kandi ni urufunguzo dufungura kumenya ibyenda kubaho nanone bitarasohora. Uduhe kurushaho gusobanukirwa. Dutangiye igika gikomeye cyane cy'ubuhanuzi gisaba gutekereza cyane. Ufasha abantu b'Imana turi kwigana ubu butumwa n'abazaza hanyuma, kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'Umwuka Wera, kuko twebwe ubwenge bwacu ari bugufi. Mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka akomeze kubana n'umutima wawe, mu izina rya Yesu, amen.